muri Yesu, ari mu Yesu afite imbaraga z'umuntu wese atagira. aina manyi uri muri Yesu, ari mu Yesu afite gukora icyo undi wese atakora, asobola gukora cyatasobola gukora, kubera ko Yesu, kubanga Yesu niwe ufite ububasha bwo gukora buri kintu cyose cy'umuntu wese atakora. yaina manyi asobola gukora. Nimuguma muri je, Temunasigala munze, nimuguma muri je, temunasigala munze, munsabe cyose cyo mushaka muzakibona. musabe cyo nacyo mwagala mugenda kiwewa. Ntago ari umuntu wese ushobora gusaba ikintu ngo akiguhe. Si mutenda gusobola kusaba ikintu akikuwe. Nta n'umuntu wese ushobora kwiyamini agahagarara akavuga ati yewe umuntu wese namuhereza ikintu cyose ashaka. Teriye nasola kama ntiburi omansa bacyagala nze niba perezida w'igihugu afite ibyo adashoboye kubera yuko ashobora kukubwira ati hari ibyo naguhereza. Ne president aizo kama ashobora kuguha ibintu byose bishoboka by'ubuzima busanzwe, aizo kuwe ebyo buramu bwa bulijjo, ariko ntabwo yaguhereza ubuzima wabo ugiye kububura. tayiza kuwa buramu ngatunga bugenda bugenda. Ntabwo wagenda ngo ubone perezida ngo ubone agukize uburwayi urwaye cyangwa n'ikindi cyose gishobora kuba cyagufasha. President tayiza kuwonya obulwadde obukuluma muntu. Uri muri Yesu, naye ari mu Yesu afite ubuzima, ayina obulamu, yaguha byose. yezo kuwa byonna. Uri muri Yesu, ari mu Yesu agera ku nyanja, atuuka ku nyanja ikaba kaburimbo akambuka cyangwa se korasi. ne wabeerawo ekkubo n'asomoka. Abisirayeli bava muri Egiputa, abaana b'Isirayiri bava mu Misiri, kubera yuko bari bafite Yesu, kubanga baali bakulembeddwa Yesu, bageze ku nyanja itanga inzira bacaho. baatuuka ku nyanja kubera yuko bari kumwe n'umugabo w'Imana Mose, olw'omusajja wa Katonda Moses. gusageraho inyanja iramwumvira acaho baragenda. Yatuuka nagorora omuggo ennyanja bagera kuri Yorodani barambuka baragenda. Yorodani basomoka. Ntabwo ari ibyo gusa, uri muri Yesu afite uburinzi. Ali mu Yesu alina obukuumi. No kuvuga ngo muri Zaburi 91 uhereye ku murongo wa mbere, Zaburi 91 olunyo olusooka, muba mu rwisho rwisumba byose, abeera mu kisikizo kyo yasinga byonna. ariko numva sinzi Imana yafashe rwose, numva nezerewe cyane kuba ahantu hari umwuka w'Imana. Wano waliwo omwoyo wa Mukama musanyufu nnyo. Ahantu hari umwuka w'Imana, kandi mureke mbabwire, kambabuulire, mukorere Imana nicyo kintu cyiza cyonyine wabona ku isi cyakuneza. muweereze Katonda kye kintu kyosobola okufuna ku nsi ekisanyusa. Uri muri Yesu, umuririmbyi yaririmba hano abantu abadayimoni akabavamo. Ali mu Yesu asobola okuyimba dayimoni ezikutta. Ibyo bakoraga hano nk'uko twababonaga baririmba, umuntu uhari hariya ufite ibindi bitari by'Imana bikarangira bayimba abantu ne basubululwa. Mureke tugume ku Mana, katusigale Katonda waffe niwe